bite ku bigendanye n'imyambaro? Umwambaro usobanuye ibintu byinshi mu mibereho y'umuntu. Ni ukuvuga ngo uko wambaye haba hari amakuru urimo gutanga. Umuntu wambaye akantu k'akajipo kagera aha ngaha yarangiza akaza gusenga, hari uwabahagarariye, hari n'amakuru abaje kugira gute gutanga. Umugore wambika umwana w'ubusa wakambara neza, hari amakuru nawe barimo gutanga. Buriya umudamu wambitse umwana w'ubusa ariko wakaza yambaye neza, ni ukuvuga ngo njyewe ndabizi ndi mubi, nakuze iwacu bakennye, ariko umwana wanjye afite amafaranga n'ibibero byiza, ni mubirebe nta kintu mbuze. Ayo niyo makuru burimo gutanga. Kambasabe mwa babyeyi mwe, niba waje ku rusengero wambaye neza, gerageza kugurira umwana wawe imyenda myiza. Niba waje kuramya, birahagije kugira ngo umwana wawe nawe bamubone ko ari umwana w'umutambyi. Abantu benshi baza gusenga, wareba abana babo uko bameze ukabakira mu bashyitsi. Hari umuntu uza yarangiza ugahita uvuga uti muri iki gihanda ariko harimo umushyitsi, ati reka da, ni umwana wo ku muyobozi. Oya, ntabwo ari umwana wo ku muyobozi. Uriya mukobwa twabonye utambuka kuriya, reka da, mumwakira ahubwo mumubwire azanagaruke. Byahehe vuba bidatinze tugiye kuzaza tubona abizera baje mu materaniro, tubakire nk'abashyitsi, kuko ubona ibintu byose byamutunguye, uko yambaye, uko aje, uko areba, uko ahagaze, byose bizaza biba ari ibibazo. Dufite abakobwa basigaye baba bari mu rusengero inzara zimeze gutya, bateretse inzara, telefone, ujya kuvuga ikintu cyose akaba yibereye kuri WhatsApp amanura umubwiriza ko yatinze yasoje. Abantu nk'aba bavuga amagambo menshi, ubundi abayobozi ba hano barahaba abayobozi. Ibintu by'Imana bikwiye kugira umwanya. Umwambaro kuva muri Edeni wari ufite ubusobanuro. Umurimbo wanyu we kuba uw'inyuma, iyi ni Bibiliya mu Rwambere rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 3 kugeza ku wa 4. Umurimbo wanyu we kuba uw'inyuma, uwo kubaho umusatsi cyangwa uwo kwambara izahabu cyangwa uwo gukanisha imyenda. Ibi bintu byo kubaho umusatsi byamaze kwemerwa, ariko ntabwo Bibiliya yigeze ihindura ririya somo. Nyine ni uburyo uganira n'umuntu agahita akubwira ati njyewe umusatsi wanjye uracika kandi ngerageza kuwufunga neza bikanga, njyewe nkorera kuri tere, ndi mu bintu by'ibivumbi byinshi, bene umusatsi wanjye. Reka ngire ikintu mbabwira, ririya somo muryandike. Ni Bibiliya, kandi Bibiliya ntijya igendana n'igihe. Oya, uko Bibiliya yanditse ni uko nguko. Washaka uburyo wagira indi suku, wasaba Imana ikakwigisha uko umusatsi wawe ufata neza, kuko umusatsi w'umudamu nicyo cyubahiro cye. Natwe abagabo dukunda iki? Dukunda imisatsi. Ariko gushaka kwinezeza no gushaka kunezeza umugabo wawe ujya kure y'ibyanditswe ni ikindi kibazo. Reka mbonereho no kubibabwira, niba uri umutambyi ukaba warerejwe guhagarara hera, byaba byiza wize uburyo ufata umusatsi wawe mu bundi buryo, ariko utagize gute, utaboshye umusatsi. Kubona umuntu yaje kuririmba afite amadredi manini arimo kugera hano, Yesu akazaza kubita idiredi avuga ngo Yesu azaza tujyane. Ndabizi neza yuko iki cyigisho kiratuma abantu bajyaga bankunda banyanga, kiranabishye pe, ariko dushaka uko tunagisoza. Niba hari icyigisho nigishije kikababihira ni iki? Bibiliya iravuga ngo umurimbo wanyu we kuba uw'inyuma, murwana n'ibintu by'inyuma, wo kuba uwo kuboha umusatsi cyangwa uwo kwambara izahabu, aya ni amasheneti, cyangwa uwo gukanisha imyenda. Gukanisha imyenda ni ukudodesha, ariko baraza kutubwira imyenda iyo ariyo, ahubwo uw'imbere uhishwe mu mutima, umurimbo utangirika w'umwuka ufite ubugwaneza n'amahoro, ari wowe igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Abagore bera ba kera biringiraga Imana, niko birimbishaga bagandukira abagabo babo. Amen. Abagore bera ba kera. Ibi biri bubihira abantu benshi. Kuboha umusatsi ni ibiki? Dore ko byo bigeze kure, ariko birakomeye kwiyumvisha iriya misatsi aho iva n'impamvu itangwamo ibitambo by'ibigirwamana yarangiza ikoherezwa mu nganda. Muze kugenda,
hari akavidewo nzakabereka ejo k'ahantu Abahinde, mu Buhinde abantu aho bakura ino misatsi, hari abayikura ku bantu, imisatsi y'abantu irahenda, iyindi ni iy'indogobe, niho bakura iyi misatsi dukoresha za menshi. Noneho rero iyo abantu kuko ihenze cyane, ni akavidewo nzakabereka ejo, ni ukuvuga ngo hari itariki y'ikigirwamana cyabo bagiha ituro ry'umusatsi. Abayobozi b'idini bakaba bahamagaye abantu b'ahandi, inyuma baba barimo kwitunganya bahita bayohereza muri Afurika n'ahandi ngo igurwe. Muzanyibutse, hagira umuntu uzanyibutsa, bitazaba amazimwe ejo nzabibereke. Kwambara izahabu, gukanisha imyenda igezweho, reka iki ngiki nkihutire. Iriya myenda murayibona? Abantu bafite uburwayi bwo kumenya gutandukanya imyenda. Uyu mwenda wa hano hino ni umwenda mwiza, ariko ni umwenda mwiza wo kwambara iwawe. Kuza umuntu arimo kureba ibitugu byawe byose, amabere wayateruye ku buryo n'umuntu ahagarara akayabona yose, warangiza ngo waze kuramya, waje kuramya iki? Uramutse uri umuntu utarigeze ubimenya, Imana irakwakira. Mbonereho no kubwira abahezanguni babona umuntu akimara kwinjira ngo Satani arinjiye. Reka da, hari igihe umuntu aba atari yamenya ukuri, Imana imwirarikiye. Imana irimo gushaka umutima kugira ngo n'umubiri ubone ko uwubona. Ntukajye wumva rero yuko uko ushaka ko ibintu bigenda ariko bihita bigenda. Ariko ngewe ndimo ndavugana, ndimo ndaganira na Efurayimu, inuma y'iki? Injiji. Aha, uriya mwenda ni mwiza, ariko uzawambare mu gihe umuntu aje kugusura. Icya kabiri, uriya mwenda wundi ukurikiye uzawambarire mu cyumba cyawe wafunze ugiye kuryama. None uriya wundi wo nta nubwo ari umwenda wawe. Ariko ikibazo ngiki, indirimbo zose zirimo kuririmbwa ku mateleviziyo z'abisi, imyenda igezweho n'iriya. Mwarabibonye? Abakobwa baba bari ku mazi, amazi bayarimo, barimo kubyina, bafite n'ibirahure by'iki? By'inzoga, hejuru y'amazi bacanye umuriro. Reka ngire ikintu mbabwira, umuntu w'Imana, umugore w'Imana, umukobwa w'Imana akwiye gusengera icyumba abikamo imyenda, kugira ngo abamarayika bajye bamuyobora bitewe n'aho agiye kujya, amenye n'umwenda agira gute? Ahambara. Ikindi kintu ngewe kijya kimbabaza ni kimwe, reka twihute hano, ntimukagire icyo mutangira gushimisha ubwibone bw'ubuzima no kugira ngo mutangarirwe kandi musingizwe n'abantu. Igihe cyose mwambara imyambaro y'umuhengeri n'umuhemba, ukifata neza buri munsi, nta gushidikanya abantu benshi bazagushimira ko uberewe, kugira ubuntu kandi ko wakira abashyitsi. Ntimugashake guhatira abantu kubashimagiza mu buryo burenze, ahubwo mushimishwe n'icyubahiro gituruka mu Mana. Nyamara mu matorero menshi yo muri iki gihe cyacu, iyi nyigisho ntabwo igihabwa agaciro. Intambara ikomeye ntoya, paje 279. Inyigisho ibwira abantu uko bakwiye kwambara, uko bakwiye gusokoza, uko bakwiye kugenda. Abantu b'Imana bakaba ari abantu b'abasirimu, ariko batatandukanye n'icyo ijambo ry'Imana rivuga. Mukwiye gushakashaka kumenya ibyo umwami wacu ashima. Kandi ikindi nagira ngo mbabwire, bite ku bigendanye n'imyambaro. Imyambaro yacu igomba kuba igaragaza guca bugufi, igomba kuba ari imyambaro ijyanye n'urwego turimo, ari imyambaro itangiza ubuzima kandi myiza. None umuntu w'umudamu asigaye atwita agafungiraho ipantaro y'ikoboyi. Imana ifitanye n'abantu urubanza. Uku kuvamo kw'amada, uku guhuzagurika kw'abana barimo kuvukana ibibazo, nubwo byose bidaterwa n'abambara amapantaro, ariko ntabwo biri mu mugambi w'Imana. Reka nongere mbwira abadamu, mwibuke yuko iki gice cyanyu cyo guturuka hano kuza kugeza hano nicyo gice kigize ubuzima bwose bw'umugore. Ni igice ukwiye kubungabunga kandi uzabazwa n'Imana. Kugeza ubwo umuntu yambara ipantaro yayikuramo agahita akubwira ati ndumva umutima ntazi uko utera, amaraso yari yahagaze. Ariko ikintu kijya kimbabaza no gukubitana n'umukecuru. Umukecuru akabona umwana w'umukobwa w'imyaka 18 aratambutse, yambaye agapantaro keza karanamubereye. Umukecuru yarangiza ati iriya ntago yambera. Abadamu ni abagome cyane, agatambwira ati iriya yakubera wowe ufite n'amafaranga. Yarangiza akayikubitamo we. Wamureba ukibaza, uyu muntu abana n'ubumuga bwo kutimenya? Ni ubumuga nabwo, kutimenya ni ubumuga.
ubundi mbere y'uko usohoka mu nzu yawe wakagombye kuba ufite indorerwamo imbere n'inyuma, ukamenya ngo imbere meze gute, inyuma meze gute, ukamenya ngo ndarenzaho umupira cyangwa si nkurenzaho, warangiza ukamenya ngo uyu mwenda nubwo ngiye ndacaha aha ntago ndi buhace. Ariko hari abantu bambara ukabona baratanga amakuru y'uko no mu mitwe yabo badatekereza neza. Iyo bibaye umuntu w'umukristo rero biba akaga, biba umwaka. Icyo nashaka kubabwira ngiki, imyambaro ikwiriye kuba idukwiriye. Icya gatatu kandi ikindi, abakristo ntabwo bagomba kwambara nk'ab'isi. Aya magambo ari kuri paje 276 ku gitabo cyitwa iby'abadivanisi umunsi wa karindwi bizera. Ntabwo bakwiye kwambara nk'ab'isi. Kugira ngo abakristo bahamye kwizera kwabo, bagomba kwambara imyenda ikwiriye, bagakora ibikwiriye kugira ngo bagire ubuzima bwiza kandi barwanye ukwifuza kubi kose. Icyifuzo cyabo ntabwo ari ukwiyerekana, ahubwo ni uguhesha Imana icyubahiro. Icya gatatu, kwambara neza kandi udatagaguje. Kugira ngo bacunge neza umutungo Yesu yababikije, bagomba kureka kwikwiza izahabu, inigi n'imyambaro ihenze. Abadivantiste ntabwo bambara inigi, nta nubwo bambara amasheneti. Kiriya ni igitabo cy'ibyo twizera. Nubona ubyambara uri inuma, ntabwo twabikubuza, ariko uri inuma y'iki? Y'injiji. Ibyo ni ibintu twari dufite kera tutaramenya Imana, tumenya Imana turabireka. Izahabu yacu yatubereye imico myiza. Mwambare neza, mwikwize, nimurangiza mutunganye umusatsi wanyu neza, nimurangiza kandi mumwenyure. Uzarebe ko utazaca mu muhanda umugabo wawe bakamubwira bati mugabo ufite umugore mwiza. Ikindi muri iki gitabo baranditse ngo ariko gucunga neza umutungo ntabwo bivuga kugura buri gihe imyenda mibi. Hari abagabo b'ibisambo naho wabona bahari. Umugore wajya kugura umwenda yarangiza akamuha 5,000. Amafaranga yarabuze, uzanemo ijipo, uzanemo n'ishati. Kambabwire, ntabwo nanone kuba umukristo bivuze kwambara nabi, ntabwo bivuze kugurira abantu imyenda mibi. Iki kintu nacyo mukimenye. Igihe kirageze ngo abagabo, ndabizi neza hari abagabo batajya barekura, yajya kugura ikoti ry'akagura 50,000, yajya kugura umwenda w'umugore 5 birahagije. Sinumvishe ngo mugira n'imyenda ya 300. Si ubwo umugore yakwambara umwenda wa 300 ukamujyana mu bukwe. Ikindi cya kane, kwambara imyenda itangiza ubuzima. Icya gatanu, umwenda ugomba kuburangwa n'ubwiza karemano n'ubuntu. Ikindi kandi reka twihute, ibikorwa bikwiriye kurekwa n'umudivantiste. Ibi ngibi byo ni direct. Ndacyari kuri cya gitabo, ndacyari kuri ya paje 277. Abadivaniste bigisha kandi ko hagomba kurekwa ikintu cyose cyahindura umuntu imbata, nk'imikino, siporo, imikino, cyane cyane imikino y'urusimbi, betting. Nta mudivaniste ujya muri betting. Efurayimu abanyamahanga bamumazemo imbaraga kandi ntagabiza. Bariya abazungu bari ku makarita murabazi, ni abami b'Abaroma babayeho kera. Ndabinginze muze gukora ubushakashatsi kuri interinete mu gitondo, murebe amafoto ya bariya bantu. Ni abapagani b'Abaroma. Iyo urimo gukina amakarita uba urimo gusaba ba bantu ngo baguhe amahirwe bakoreshaga. Ariko ikindi hano bavuze kwiruka n'ibindi bintu by'amasiganwa y'urusimbi, kujya ahari ibirori by'isi no mu rubyiniriro, ntabwo ari ibintu by'abadivantiste. Ibirori by'isi n'ahantu h'akabyiniro. Nigeze kuba nicaye iwanjye, ngiye kubona mbona umuntu narinzi afite urugo, ubwo yari yihishe umugabo we, ajya muri Primus Guma Guma. Agezeyo noneho ubwo urumva yari yagiye ahantu yihishe ku buryo azi ko kamera itari bugire gute, itari buhagere. Noneho arangije aho ari arabyina n'abantu bamukikije barabyina cyane. Bisaba umuntu wari ufite kamera ko ari wayerekeza, kuko niho hagaragazaga ko Primus Guma Guma igize gute, ishyushye. Natangajwe no kubona uwo muntu w'umuririmbyi njyewe nzi ari umuririmbyi arimo kubyina muri Primus Guma Guma, kandi ari umudamu afite abana 2. Kanjye ikintu babwire, utubyiniriro twamaze gutwara abantu.
n'abasore bacu basigaye bajya mu tubyiniriro ngo inkumi zabo zitabacika. Ariko sheri, iyo umuntu akwatse ikintu kuki utakimuha? Njyewe nyemerera umerekeze mu kabyiniro, mbyine nkiri umukobwa, mbireke, kandi nutabikora n'ubundi nzakujyanamo narabaye umugore. Ugahita uvuga uti wa mugani reka mfatirane, ubu barimo barafatirana. Nta mudivanisi ujya mu kabyiniriro igihe gipfusha ubusa mu kureba imikino yo kurwana. Aho barimo baravuga iki? Amafilime. Igihe gipfusha ubusa mu kureba imikino yo kurwana yangiza nayo inyuranije n'imyitwarire ya gikristo. Buri gikorwa cyose kigabanya umushyikirano wacu n'Imana gituma tubura amahirwe yacu y'ibihe byose, maze kigatuma imitima yacu ibingaruzwa muheto z'imbaraga za Satani. Ariko kandi abakristo bakwiye gufatanya n'abandi mu mikino yera izatuma umubiri yabo igarurwamo ubuyanja, ubugingo n'umwuka. Abakristo bagomba kuba abasportifu, nibyo? Abadivanisi tugomba gukora siporo. Nanjye buriya ndi umusportifu, ariko ntabwo umunsi uwo ari wo wose ntuzambona mu nzu zireberwamo imipira, ntuzambona betinga, ntuzambona muri ayo manjwe yose, kuko abana b'Imana bahamagarirwa kuba abantu batanga urugero. Ibi nanone bikureho iki rero? Dufite abantu akubona uri muri siporo urimo kwiruka, yarangiza ati wowe urimo kwiruka aho gufata Bibiliya ngo usome, uriruka muri siporo ukaraga umubiri aho gutoza umwuka, wowe uzapfa nabi. Ejo wajya gusa ugasanga yarwaye rubagimpande. Abana b'Imana bagomba gutunga imibiri nk'abazayibazwa. Muri uyu mugoroba nidushake dusoreza aha, icyo nagira ngo mbabwire, uku turimo kwirekura gake gake, reka ngire ikintu nkubwire. Ntago nkubwiye ngo uyu munsi iri joro urara ufashe umwanzuro, ntago nkubwiye ngo ibi bintu uhita urwana nabyo. Icyo ngusaba ni kimwe, umvira umwuka wera, ubwire Imana uti Imana, njyewe nagushakishije umutima wose, uzandinde ko nyoba. Sinifuza kwifatanya n'ibyo abapagani bakora, ujya ugenda unyiza. Reka ngire ikintu mbabwire, Imana izagenda ibafasha, ndabizi neza, kugeza igihe muzagera ku kigero Imana ibashakaho. Ariko nimwemere ijambo ry'Imana rihindura imitima yanyu. Muri uyu mugoroba Imana ibagenderere, kandi Imana igiye kuzana ibintu byose mu rubanza. Ndabinginze cyane, ndabasabye bantu b'Imana, mwirinde kuba nka Efurayimu, irinde kuba nk'umutsima uhiye uruhande rumwe, irinde kuba abapagani bakumaramo imbaraga. Uko bwije n'uko bukeye, nujya mu bukwe jya usenga, nujya mu birori jya usenga, nugira ahantu ujya jya usaba Imana iguhe kuyihagararira nk'uko bikwiriye. Kandi Imana ikeneye abantu bayineshereza. Umubwiriza, dusoze. Umubwiriza, isomo risoza igitabo cy'umubwiriza. Iri somo rivuga ngo iki? Isomo risoza igitabo cy'umubwiriza, muhagurukiraho muri mbere y'uko dusenga dusome iri somo. Umubwiriza igice cya 12 umurongo wa 13. Iyi niyo ndunduro y'ijambo, byose byarumviswe. Wubaha Imana kandi ukomeze amategeko yayo, kuko ari byo bikwiriye umuntu wese. 14. Kuko Imana izazana umurimo wose mu manza n'igihishwe cyose, ari icyiza cyangwa ari iki? Ari ikibi. Mukore kandi muvuge, mutekereze, mwambare, munywe, murye, mutembere, mucuruze, mukore ibintu byose nk'abagiye gucirwa urubanza n'amategeko y'Imana atera umudendezo. Kandi byaba byiza yuko mu isi utakomerwa amashyi, ariko mu ijuru abamarayika b'Imana bakavuga ngo ngwino ngwino mugaragu mwiza, uhabwe ubwami bwagutunganyirijwe uhereye ku kuremwa ku isi. Imana ibigisha iki cyigisho, kandi Imana ibakundishe ibyanditswe byera. Imana ibahe kuva mu ntege nkeya, aho kwemerwa n'abantu mwemerwe n'ijuru. Kandi ubwiza murimo gushaka, Imana ibahe ubwiza bwo mu mutima, kandi nirangiza ivugurura ubuzima bwanyu kugira ngo mugire n'amagara mazima, mu izina rya Yesu.
Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Wifuje yuko hagati y'umwijima n'umucyo habamo itandukaniro. Wifuza yuko hagati y'itorero ryawe n'amadini yayo byabamo itandukaniro. Wifuza yuko hagati y'abakumenye n'abatarakumenya habamo itandukaniro. Abenshi twarabatijwe ariko iryo tandukaniro ntabwo ryabonetse. Dupfukamye tugusaba imbabazi. Ntabwo twakubereye abahamya nyakuri. Ntabwo twagiye dushaka yuko ibyangombwa washyize muri twe bigaragara. Ariko muri uyu mugoroba, hirya y'intege nke z'umubiri, hirya y'intege nke z'ibitekerezo, hirya y'intege nke twashyizwemo n'abapagani tugendana n'inshuti zacu, kenshi bikaba byaranagiye bigaragara yuko twagiye duhakana amahame y'ibyo twizera. Tugusabye imbabazi, turakwinginze. Hari aho twagombaga kuguhagararira tutaguhagarariye. None muri uyu mwanya wongeye guca umurongo udutandukanya n'abapagani. Ndakwinginze ngo uyu murongo mu mibereho yanjye, mu mibereho y'aba bana bawe, uyu murongo uwushyiremo kandi uwusige irange rigaragara, kugira ngo abantu batubona bahere ko baguhimbaza. Itorero ryawe ry'ukuri washyizeho rigomba guhagararira ukuri, nubwo abandi baba baravangiwe. Twongeye kukwiyereka imibereho yacu imeze nka Efurayimu, abanyamahanga bamumazemo imbaraga ntabizi. Muri ino minsi ntabwo dufite imbaraga zo gusenga, ntabwo dufite imbaraga zo gusoma ibyanditswe byera, ntabwo dufite imbaraga zo gusura abarwayi, ntabwo dufite imbaraga zo kwita ku bakene n'abandi, kubera ko isi yaraturangaje. Turakwinginze ngo tugenderere buri muntu wese upfukamye ahangaha, urebe umuryango we, urebe urugo rwe. Abadamu bari ahangaha mu mitima yabo bafite ingamba nziza zo kuba babana nawe, kugira ngo ijambo ryawe ryubahirizwe muri bo. Ndakubakweretse ngo abamarayika bawe bera babongera imbaraga. Hari abagabo bari ahangaha muri iri jambo ryawe bungutse ingamba nshyashya. Ndabakweretse ngo hatababo, ahubwo haba imbaraga ya Mwuka Wera, kugira ngo Mwami Uwiteka, abana bato bari ahangaha, abakobwa b'inkumi n'abasore bari aha, bagiye bagira ingamba bafata muri iki cyigisho. Ndabakweretse ngo ubahe kunesha kandi ubahe kuzahora banesha. Nubwo bagoswe n'intege nkeya, ubabere Imana. Ndakwinginze ubuyobozi bw'itorero ubuhe imbaraga, uturinde kurebera kandi uduhe kwigisha abantu dufite no kwihangana, kuko nubwo turi abatambyi tugomba kwihanganira abanyantege nkeya, ariko tukabereka icyo ijambo ryawe rivuga. Muri uyu mugoroba abari bari hano, uduhe kugira ngo aya magambo uzaduha amahirwe yo kuyashyira mu bikorwa, kandi nituyashyira mu bikorwa uzaturinde kubikubitisha abandi, ahubwo uzajye uduha kubagira inama mu mutima w'urukundo. Imbere yanjye hari abantu benshi bapfukamye bafite akandi gahinda batabwira undi muntu uwo ari we wese. Hari abashyitsi bari aha watwoherereje, baratuza bumva ijambo ryawe, bimwe byabatsinze, ibindi ntibarabasha kubishyikira. Ndabakweretse ngo ubagenderere. Ibibazo batabasha kubwira umwana w'umuntu, ikiganza cyawe cyaturishije inyanja giturisha imitima yabo, kugira ngo babone ihumure riva kuri wowe. Hari abahagurutse baza hano imbere, abari we baje basanze, kugira ngo babere igisubizo. Tumaze amasaha menshi hano mu ijambo ryawe. Abana bawe baririmbiwe, bagiriwe inama z'uburyo mu buzima busanzwe babaho, kandi tumenya uburyo umuntu iyo amaze kuba icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Ubwo tugiye gutaha, abamarayika bawe bajyane natwe, badutinyure, badufatishe imyanzuro myiza. Kandi ubwo ugenderera abandi muri uyu mugoroba, natwe tugenderere kugira ngo amahoro yawe atahe mu mitima yacu. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.